cyari icyemezo kigoye gufata, ariko kubw'umutima, ubushake, guhatana, inyota yo gutaha mu gihugu cyabo, biyemeza gukora ibyo benshi batakekaga. Ntibiyumvishaga impamvu bahejejwe ishyanga, nyamara igihugu cyababyaye gikikijwe n'ibyo bahungiyemo, ariko batemerewe kurenga umupaka. Ariko inyota yo kugaruka mu gihugu cyabo yo ntiyigeze ikendera na gato. Inkotanyi, izina ryamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda, ariko rikongera gushimangira ubuhangange bwaryo mu 1990. Urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu nyirizina atangirira ku mupaka wa Kagitumba mu karere ka Nyagatare, aho ingabo za RPA zateye kuri uwo mupaka tariki ya 2 Ukwakira 1990. Ku ikubitiro, ingabo za RPA ntizorohewe kuko mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abafatwaga nk'abayobozi b'urugamba bose bivuganywe n'umwanzi. Uwari umugaba mukuru General Major Fred Gisa Rwigema yarashwe ku munsi wa kabiri w'urugamba. Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana baraswa n'ingabo za XFAR tariki ya 23 Ukwakira 1990, ku buryo Paul Kagame nawe wari ukiri ku ipeti rya majoro wari waragiye mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akagaruka atayarangije yasanze ibintu bitifashe neza mu ngabo zari zarakereye itabaro. Bitewe no guhangana n'umwanzi wari ufite ibikoresho bikomeye kandi ashyigikiwe n'impande nyinshi, Major Paul Kagame wahise afata inshingano zo kuyobora abagenzi be. Yategetse ko ingabo za RPA zisubira inyuma zikava mu bice by'umutara zari zarigaruriye birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu kongera kwisuganya no gushaka amaboko mu banyamuryango ba RPF Inkotanyi, ingabo za RPA zateye umupaka wa Gatuna uri mu karere ka Gicumbi, icyo gihe hari hakitwa muri perefegitura ya Byumba. Chairman wa High Command mu matariki 28 y'ukwezi kwa 10, Major General Paul Kagame nibwo yafombinze small battalion yitwaga Task Force, ayiha inshingano yo kwihuta ikaza gufungura uyu mupaka wa Gatuna, ndetse ikaba yarazamutse ibangikanye cyane cyane n'aka gace mubona hariya ku kiraro. Mubona hari akantu k'akagezi karagenda kakinjira mu byayi byacu hano za Maya, ukamanuka uciye za Cyondo, hanyuma ugahura n'Umuvumba, n'ubundi mu cyahoze ari komine Muvumba, no mu gice cyayo cy'akandi gace bita Umuyanja. So bazamutse kuri urwo ruhande rw'Umuyanja baraza banyuze muri komine Muvumba, then Kiyombe ya kera, hanyuma baraza batera imisozi ya Kaniga, baza hano bafungura uyu mupaka wa Gatuna. Ku itariki 28 nibwo Major General Paul Kagame yatanze itegeko kuri Task Force, hanyuma Task Force nayo ihafungura ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11. Impact yawo nuko byabaye nk'ibitera ubwoba leta ya Habyarimana, kuko iyi ni Northern Corridor irinkinga u Rwanda kuri Uganda, ikarurinkinga kuri Kenya. N'umwe mu mipaka yashoboraga gukoreshwa yinjiza ibicuruzwa bitandukanye muri Kigali. Ikindi cya kabiri nuko yarerivinze pressure ku ngabo zari muri withdrawal muri bya bice byo mu Mutara navugaga, hanyuma imbaraga zari zashyizwe ku Kagera ndetse na Kagitumba zisa naho zigabanutse. Ingabo za Habyarimana zizamuka zirukanka ziza hano Gatuna, bituma ya withdraw ishoboka. Ingabo nazo zishobora gufata ya nzira twavugaga, igice cya za Kiyombe na Muvumba zizamuka zerekeza mu Birunga, aho twavuze ko zaciye muri iki gice n'ubundi cya Cyumba, ukazamuka ugaca za Kivuye, ukomezamo Cyeru, ukazamuka za Butaro, ugaca za Rwabutama, winjira mu Rugano hejuru rwa Bishop. Kwerekeza mu Birunga byakozwe mu rwego rwo guhindura amayeri y'intambara ndetse no kongera kwisuganya. Hagati y'ibirunga bya Gahinga na Muhabura niho hari ishyamba rinini ry'imigano, bishoboke ko ari naho hakomotse izina ry'urugano. Birashoboka ko atari ubwa mbere wumvisha iri zina, kuko amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu arigarukaho cyane. Kuhagera kw'ingabo za RPA byahise bitangiza igice cya kabiri cy'urugamba zari zaratangije kuri leta ya Habyarimana n'abari bamushyigikiye, zihashinga ibirindiro bikomeye kuko kuhihisha byari byoroshye. Aha mu Rugano niho zaboneye umwanya wo gutegura ibitero ushuma birimo n'icyo zagabye kuri gereza ya Ruhengeri tariki ya 23 Mutarama 1991, zikabohoza abanyapolitiki n'abandi batari bashyigikiye ibikorwa bya leta yari iriho icyo gihe bari barahafungiwe. Radio Muhabura yafashije RPA na RPF Inkotanyi kugaragaza umurongo wayo n'impamvu yahisemo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu yashingiwe aha mu Birunga, ariko ikajya yimukana n'abayobozi b'urugamba aho babaga bimukiye hose. Noneho Radio Muhabura yavukiye, ni naho yatangiye gukorera mu mpera za 91,
nibwo yatangiye gukora, nibwo yumvikanye. Ariko ingabo za RPA n'ubundi uko zagendaga zifata ibice bitandukanye, na radiyo nayo yarimukaga ahanini ikajyana na High Command. Nyuma y'uko chairman wa High Command agiye ku Murindi, Byumba imaze kuvamo muri 1992 mu kwezi kwa gatandatu, radiyo nayo yimutse ahangaha, ibanzaho gakeya za Bungwe, irakomeza ijya Kaniga, ariko naha yavukiye, ni naho yatangiye kumvikanira. Aha kandi ni naho ingabo za RPA zavuye zijya kwigarurira agace kiswa Gasanimetero, kari kagizwe n'ibice bya Tabagwe, Gishuro, Gikoba na Shonga, byose biherereye mu karere ka Nyagatare. Ibirindiro bikuru kandi bihamye bya mbere by'inkotanyi ku buyobozi bwa General Major Paul Kagame byashinzwe mu Rugano. Urugendo ruca mu turere dutandatu dufite umwihariko ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ari two Nyagatare yatangirijwemo urugamba, kagakurikirwa na Gicumbi, Burera, Gakenke, Musanze ndetse na Gasabo, hakiyongeraho agace gato kabarizwa muri Rulindo, rwatumye leta ya Habyarimana ibona ko ingabo za RPA zifite ingufu kandi zifite icyo ziharanira. Akarere ka Gicumbi ko gafite umwihariko wo kuba ariko kashinzwemo icyicaro gikuru cya RPA na RPF Inkotanyi igihe kirekire mu gihe cy'urugamba mbere yo kwimukira i Kigali, kuko mu gace ka Rubaya kari hagati y'imisozi hari kiliziya yakoreshejwe nk'ububiko bw'ibikoresho, ndetse hakavurirwa n'abasirikare babaga bakomerekeye ku rugamba. Aka kantu mubona hano ka kiliziya ni nako kakorerwagamo ibyo bikorwa byose tuvuze, harimo ububiko bashoboraga kuvuriramo abantu, niho hari mechanics cyangwa se aho bakoreraga amamodoka, fuel n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, nahangaha byari biri. Aha rero habaye General Headquarters nyuma y'uko n'ubundi cya gice cya Byumba twavuze cyari cyamaze kuvamo, ibice bya wa musozi wa Manyagiro, igice cya Rushaki, igice cya Mukarange, Murindi na Kaniga byari bimaze kuvamo. Niyo mpamvu hari sekiwa hano kuba wahashyira General Headquarters. Muri Gicumbi kandi niho radiyo Muhabura yakoreye igihe kirekire, kuko yahazanywe ivuye mu Birunga, ishingwa ku musozi umwe wo mu murenge wa Kaniga. Aha nk'uko nari mbivuze niho yashyize radiyo Muhabura. Izi ndake mubona ahangaha nizo zakoreragamo studio, hanyuma iziri inyuma yanyu gatoya turi buze kubona nizo zagiye nizo zari indaki z'uburinzi, cyangwa se niho abarinda radiyo bari baherereye. Ariko nk'uko nabivuze ko yari intwari ikomeye cyane, n'uburinzi bwayo bwari bukomeye cyane, ngira ngo iyo urebye aho iherereye naho Murindiri ahari chairman wa High Command hari offices zize, ubona n'ubundi Kaniga iriho inyuma gatoya, no kuvuga ngo uretse n'aba bari barinze hano na zira force zari zirinze High Command, n'ubundi zabaga zirinze iki gice cya radiyo. So twavuze ko radiyo rero yari ifite akamaro kanini cyane cyane mu kurwanya propaganda. Yari iri kuri leta ya Habyarimana, yavugaga ko irwana n'inyenzi, hanini itavuga ko ari abantu batesha agaciro. Ikindi cya kabiri, yashoboraga gukangurira abanyamuryango ba RPF Inkotanyi gukomeza kwitabira urugamba, ndetse no kumenya amakuru y'urugamba uko ruhagaze, aho ingabo za RPF zimaze gufata, aho ziherereye n'ibikorwa ziherereyemo, ariko no gukomeza gukangurira abanyamuryango kuza ku rugamba no gukomeza guharanira kubohora igihugu cyabo. Muri uyu murenge kandi niho hari uruganda rw'icyayi rwa Murindi, amazu yarwo akaba yarakoreshejwe nk'icyicaro gikuru cya RPA na RPF Inkotanyi kuva muri Kamena 1992 kugera tariki ya 7 Mata 1994. Aha hari inzu y'ibyumba bitatu yari igenewe General Major Paul Kagame gusa, ndetse n'indake ebyiri ze. Iki cyumba duhagazemo nicyo His Excellency yakoreshaga nk'uburyamo, kuko inzu ifite ibyumba bigera muri bitatu, ariko iki ngiki nicyo yahisemo kugira ngo abemo iyo myaka ibiri yose yabaye ari hano ku Murindi nka Chairman of High Command. Iki cyumba gifite umwihariko kuko kiri kure ya saro, ibyo aribyo byose uwamutera muri iyi nzu anyuze muri saro yajya kumugeraho hano, mu by'ukuri yamumenye cyangwa yashoboye no kumuhunga, kuko iyi ngiyi ni exit. Aha ku Murindi ni naho ikipe ya APR yavukiye, hagamijwe kurema umubano ushingiye ku busabane n'imyidagaduro hagati ya RPA na RPF Inkotanyi, ndetse n'abandi banyarwanda bakomokaga mu yandi mashyaka batari basobanukirwa neza imigabo n'imigambi bya RPF Inkotanyi. Muri 1991 hagiye havuka amashaka menshi. Ayo mashaka yifuje kumenya FPR, kuko propaganda ya leta yari yaragiye ivuga yuko FPR katari abanyarwanda, kari abagande, kari inyangarwanda, ko bafite imirizo, bafite amatwi maremare. Ibyo byose
byagiye rero bijijisha abaturage, ariko amashaka amaze kuvuka agerageza kuza hano, abona FPR basanga ari abanyarwanda bagenzi babo, basanga bavuga ikinyarwanda, basanga na ndetse ibyo baharanira ari inyungu rusange z'abanyarwanda. Noneho batangira kubwira abanyarwanda bagenzi babo ko mu burya FPR ari umuryango w'abanyarwanda. Izina rya FPR naryo ari ukuntu bivuga neza umuryango rusange w'abanyarwanda. Igikoresho hejuru, igikoresho